ubwo se wabyaye nta mugore wowe ngo wanjye 19 ariko nta mugore ngira nta nonteganya banjye bavuka ku bagore 8 oya ntabwo nigeze nkora mariage nta nubwo nge bakunzi ba Future TV Rwanda online ndabasuje cyane mbifuriza kugubwa neza mbifuriza aho muri hose guhabwa umugisha n'Imana. So wowe uri hakurya y'amazi uri hanze y'igihugu ubwo ni intara ya gatandatu aba diaspora mwese ndabasuje cyane mbifuriza kugubwa neza. Uri muri Amerika warakoze subscribe cyangwa se warakoze share ndagusuje cyane. Rero uyu munsi ni uw'agaciro kuri twebwe nawe kandi ku buzima bwacu twembi. Ndagira ngo nkwifurize kugubwa neza rero. Gira amahoro y'Imana. Uyu munsi twabazaniye abastari noneho ntagatwiko. Ni kakazi kenshi kandi gakomeye. Ndagira ngo uyu muntu uri imbere ya kamera ya Future TV Rwanda online atwibwire kandi atubwire ibyo akora muri rusange. Watangira wibwira abantu wowe mutumirwa wacu. Murakoze cyane. Amazina yanjye bwite nitwa Jelas Shadad Ndaberetse. Yego. Nari nkizemo ibyo nkoresha muri filimi. Uri no mukinnyi wa filime burya. Nitwa Rushema Jelas Shadad. Witwa Rushema Jelas Shadad. Yego. Nkaba ndi umukinnyi wa comedy na filimi na Nyarwanda ndetse nkaba ndi n'umuhanzi w'indirimbo mu njyana ya karahanyuze. Rero mu mafilimi nkaba ngaragara ku izina rya Ndaberetse. Murakoze. Yes, witwa Rushema Jelas cyangwa se ni Shadad. No kuvuga ngo wowe Shadad uri umukinnyi wa filime ukaba n'umuhanzi Nyarwanda uririmba izihe ndirimbo? Ni za zindi za gakondo harya ni iz'urukundo ni gospel ni izihe? Ntabwo nasobanukiwe neza. Indirimbo ndirimba ziravanze, harimo iz'abana b'abakobwa n'abasore bakunda, harimo iz'abubatse ngo muri make ni indirimbo zifite injyana mu ncurango ya karahanyuze. Kuko nararebye mbona abantu benshi basigaye bicurangira ama hip hop n'amarap n'ibindi nk'ibyo, na injyana ya gakondo cyangwa se ya karahanyuze abantu bari kugenda bayireka. Nibwo buryo nashatse kongera kunyuzamo ibihangano byanjye. Yes, ndakubona wambaye nka Bob. Ni Bob Marley ni uwuhe muhanzi wisanishije nawe ko ndeba wambaye neza cyane mu mutwe? Reka sinakubwira icyangwe ni cyose rinete, reka sinakubwira ariko noneho disire reka cameraman natwereke kuri icyo kiganza cyawe cy'ibumoso ndebe ukuntu bimeze rwose. Hariho impeta zingahe? 2 3. Izo mpeta zose kuzambaye ndeba hari n'urwambaye muri fiançailles cyangwa se waba warakoze mariage. Nibyo bintu nibyo koko? Oya ntabwo nigeze nkora mariage nta nubwo nge fiance ibyo narabitambutse. Icyo ndeba ni ubuzima buri imbere ndetse n'ejo hazaza. Yes, nge rero buriya nkunda abanyamuziki kandi ndabemera cyane. Shadad, ndashaka kugira ngo udukubitire akapera rwose. Ntago naguhereza rwose, ntago wagenda udafite akapera. Tera akapera twumve. Oya ako kare kubera iki se? Ahubwo reka tuganire ibindi. Yes, ngaho rero ndashaka kugira ngo utubwire neza. Yasimbukira kuri Aniseti nta muhanga aho ahita asanga indirimbo zanjye rwose nta kibazo gihari. Bakayumva. Yes, uyaza akayumva indirimbo zawe zigiye zitandukanye kuri Aniseti nta muhanga. Yes, Shadrad ni Shadraka ni Shadad. Yewe rega buriya kuba nge ntari umusiramu buriya bira bintu birangora cyane kubivuga no kubyumva. Noneho ndashaka kukubaza rero, uri umukinnyi wa filime, watangiriye mu ihe filime utangira gukina bwa mbere na mbere? Bwa mbere na mbere natangiriye kuri comedy bita Songi comedy. Ubwo nari ndi mu buryo bwo kwimenyereza kamera. Hanyuma nza gukina mu marembo y'ikuzimu. Hanyuma nkomeza nkina muri Ni Iby'ubu series. No kuvuga ngo wakinnye
amarore menshi. Yes, ni ukuvuga ngo wakinnye muri Songi comedy ugera ku marembo y'ikuzimu. Amarembo y'ikuzimu nanjye nayumvishemo gakeya, ariko ndashaka kugira ngo umbwize ukuri role wakinnye ni yihe muri Songi comedy ukaza no gukina muri amarembo y'ikuzimu. Izo role ni izihe, ko hari igihe twagiye tumenya aba star bagiye batandukanye bakina iz'ubugome, hari abo bita bangenzi, hari n'abandi bagiye batandukanye b'intare y'ingore, ariko we wakinnye mu yihe role ku buryo abantu bakureba bakavuga bati dore wa mugabo twabonye kuri kamera za Future TV Rwanda? Songi comedy urumva yari comedy nakinnye mu tuntu twinshi, aho nakinnye ndi nyiri byondo cyangwa se ndi nyiri inzu zikodeshwa ndimo nishyuza, aho nakinnye nasuzuguye umuganda, hari aho nakinnye ndi abasore umukobwa, ni ibintu byinshi. Gusa saho honyine nakinnye, nakomeje gukinana n'ubu aho bita muri Rurashonga, nkomeza muri Sekibi, n'izindi kuko nkina mu matimu menshi. Yego, nkaba ndi kuri channel yanjye noneho bita Igisonga Rushema TV. Waje gutera imbere ufungura channel yawe bwite. Rero ikintu nshaka kukubaza Rushema, no kuvuga ngo hari amarore umugenda mukina, ngende ndashaka kugira ngo umbwire role waba warakinnye, abantu bagatera comment, noneho abariyo umbwiraho byanyabyo. Binabaye byiza wayivuga ukavuga ibyo wakinnye neza ukanabikora tukareba, kuko abantu benshi baba bakurikiranye Future TV Rwanda barayikurikirana, twabazana aba star bagiye batandukanye, akavuga ati noneho rero shaho uyu munsi ndashaka kugira ngo ndebe umuntu batuzaniye ni umukinnyi, kuko twabonye introduction yabo, none uyu mukinnyi twumve aho biza kuherera. Tubwire ibyo waba warakinnye, ndetse unabikineho gatoya, kuko umuntu ashobora kumva ibyo wakinnye akavuga ati noneho reka nanarebe kuri iyo channel bagiye barebaho. Ni byiza cyane kandi urakoze. Role nakinnye ikanshimisha ndetse igakundwa n'abantu benshi. Ni role nakinnye muri ni by'ubuseriye. Oyange nshaka amarembo y'ikuzimu, kuko aho ngaho amarembo y'ikuzimu ho misengiramo n'ubwoba. Amarembo y'ikuzimu nayikinnyemo ndi umupfumu. Uri umupfumu, aha. Aho rero kututatuzaniye twa tuntu disiriwe abapfumu bakoresha ko noneho birangije nkina mpa abana b'abakobwa imiti yo kugira ngo abasore babakunde. Iyo bita inzaratsi, ni inzaratsi. Yego niko twabyita. Abagira baravuga ngo na amagwindi. Rero mu marembo y'ikuzimu nayikinnyemo ndi umupfumu. Nkina ntanga imiti nk'abana b'abakobwa, ndetse ngeza naho nahawe imbaraga n'abakurambere. Yego. Ndumva aho niho iyo role niyo yakunzwemo cyane mu marembo y'ikuzimu. Ngaho rero kino kubita nk'umupfumu nyine ngo bikorenda ntago waducika rwose. Bakunze ba Future TV Rwanda rwose ntaducike, ndabashaka kuri comment rwose, rega yisanishe n'ibyo ukora, kuko umuntu agutunguye muri interview uba ugomba kubikora, kuko abantu benshi aba star iyo bigeze kuri interview usanga bakina ibyo bakinnye kugira ngo babashe kwisanisha n'ibyo bakoze. Yego, nuko mu marembo y'ikuzimu rero hari aho nageraga akantu abantu bakunze cyane, hari aho nageze nkabagenda dushyiramo akarimo, nagiye Kabarondo mpabura amafaranga mpakura icyatsi cyanjye mpakura ni ukuvuga ngo warahuye. Reka sinakubwira. Ese ibyo byatsi koko abantu benshi, kuko tuzi ko abastari benshi iyo yakinnye filime y'ubugome, iyo yakinnye filime y'ubupfumu hanze, noneho ubona comment zimeze gute, abamuhura bakwita ngo iki, bavuga gute, biba bimeze gute? kubera ko no mu zindi timu nyinshi z'amafilimi nkunda gukinamo ndi umupfumu, ndetse no kuri channel yanjye naho ibice byinshi ni by'ubupfumu. Abantu benshi rero iyo duhuye usanga bavuga ngo umupfumu, ese uri umupfumu. Hari n'abampamagara ku matelefone ngo wadufashe kubasobanurira bikangora cyane, kubera ko ninjiye mu mujyi nisanisha n'icyo ndi gukina. Ni ukuri kuvuga ngo iyo ase ubundi hari ikintu mvuga ngewe dusubiye inyuma gatoya, wari ufite urugo urubatse?
oya ntabwo nubatse ko ndeba se usheshe akanguye koko ntabwo wubatse kubera nsheshe akanguhe ndi umusaza w'imyaka myinshi itari myinshi cyane itari na mikeya karabaye nese habaye iki byatewe n'iki kugira ngo ureke gushaka umugore ngewe nta gahunda yo gushaka umugore mfite ngewe mfite abana ariko nta mugore ngira warabyaye ubwo se wabyaye nta mugore wowe ngo wanjye 19 ariko nta mugore ngira nta n'uwo nteganya umwaka abana 19 urabafite ndabafite karabaye ndagira nti yewe bwa bupfumu koko buracyari ubupfumu ubwo se rese ubwo abagore 19 ku bana 19 koko ubwo umugore n'umwana umwe oya abana banjye bavuka ku bagore 8 yamaye nka data ni we Sarongo bavuze ko nzi ko Sarongo nawe bavuga ko ari umuntu nyine wa nawe ndiwe kubera ko mbyara impanga ko nanjye ndi Sarongo yes Rushema tugikomeza gatoya kuri filime wagiye ukina watubwiye ko wakinnye muri Nibyubu iyo filime ko nagiye nyumvaho ndetse nkanashakisha abayikinamo ndetse nkanarwana no kugira ngo mbone byibuza umuntu waba warayikinnye none ndagufatishije tubwire iyo Nibyubu yakorereye hehe yakozwe ryari ko yagiye training ariko ntitubashe kuba twababona neza ko bari bwo nkubonye wari warihishe hehe urakoze cyane Nibyubu rero nakubira umuzingo wayo Nibyubu yanditswe n'umwanditsi w'amafilimi akanayakina bamwita Uwihanganye Jean Carlos yego niwe wanakinnye ari umugabo watwawe umugore bakamutana umwana yego ariko mu by'ukuri ntabwo Jean Carlos yakinaga urugo rwe ahubwo yatangaga urugero ku ngo ziriho nanjye nayikinnyemo rero ama episode atari makeya aho nakinnye nitwa Ndaberetse abantu bakurikirana iyo filime murambona yego nkina nanjye ari nge nsenya ingo z'abandi ndetse ntaretse n'urwanjye isomo ryari ririmo rero n'ikigisho cyari kirimo n'abagabo cyangwa se abagore batanyurwa n'ingo zabo ahubwo bakanyurwa n'imitungo nayo kandi ntibabashe kuyigezaho amaboko yes ni ukuvuga ngo Rushema dusoza kuko ndabona ikiganiro tukigeze ku musozo niki wabwira abantu ese nihe bazajya basanga ibikorwa mugenda mukora bigiye bitandukanye ese kugira ngo umuntu aze kuba yakwiyunga muri mwebwe uko hari abantu benshi baba bifuza gukina filime ariko barabuze aho bakinira ndetse baranabuze n'umuntu wabatera inkunga kandi ndakubonye ndagufatishije nge niyemeje ko nzajya ngenda nkagera ku basitari nkavugira abantu batagize gute batabona uko bakina filime cyangwa se batabona uko bagaragaza impano yabo wabaha nimero cyangwa se wabaha imbuga nkoranyambaga ukoresha urakoze cyane abantu bifuza gukina filime haba kuri Nibyubu ndetse no ku zindi ashobora kuduhamagara kuri telefone zacu nayibaha telefone yanjye ya WhatsApp ni 0783 45 67 59 0783 45 67 59 hanyuma nkaba nongera kubashishikariza gutambuka cyane rwose bakajya ku Igisonga Rushema TV bashobora gusangaho niyo nimero yanjye iyo Igisonga Rushema TV ni channel yanjye bakajya bareba utuntu tuba turiho dusetsa abantu turangira abantu imiti y'indwara zimwe na zimwe zoroheje ku buryo byabafasha tukabamamariza ibikorwa byabo ku Gisonga Rushema TV rero hariho na nimero ya telefone ku buryo ushobora kutwandikira kuri WhatsApp cyangwa ukaduhamagara tukaba twakuyobora muri serivisi ukeneye murakoze. Yes bakunzi ba Future TV Rwanda rero online ndabashimiye cyane nongera kukwibutsa gukora subscribe share ndetse na comment kugira ngo ibiganiro byacu bigiye bitandukanye bijye bikugeraho ujye ukanda kunzogera ubibone bya buri munsi.